Kristu Yezu akuzwe, nitwa Seri Makire Uwamariya, nkunda gutangiza indamutso ivuga ngo Shalom, kuko nifuriza amahoro buri wese. Ndi umubikira w'umubenardine, nkaba nkorera ubutumwa muri Diyosezi ya Butare, Paruwasi ya Kansi, mu ishuri ry'ababenardine ryitwa Collège Saint Bernard Kansi. Nkaba nishimiye kuganira uyu munsi n'urubyiruko rw'abakobwa, abakobwa barengeje imyaka 18. Insanganyamatsiko iragira iti ni iki nakora mu gihe mpuye n'ibintu bindusha imbaraga. Bavandimwe, ubuzima bukoze ku buryo butaburamo ibibazo. Umukobwa ni umwana udasanzwe. Sosiyete ibuza umukobwa ikabura umugore yaba ibuza ubuzima, kuko Imana yifuje gucisha ubuzima mu mugore, ariko kugira ngo ube umugore ubanza kuba umukobwa. Niyo mpamvu ari igihe cyiza cyane, igihe nakwita icy'ingabire, igihe nakwita igihe kidasanzwe, kuko uko ubayeho uyu munsi bizaguherekeza ejo n'ejo bundi. Mu Kinyarwanda bata umwari ni nyampinga, ni ukuvuga ko ari umuntu wubashywe kandi ari umuntu ukwiye kwiyubaha. Umukobwa ni nyampinga ni imvugo iri mu muco wa Kinyarwanda, ni umugani w'umugenurano ushatse kuvuga ko aho umukobwa ageze arubahwa, yihesha agaciro, ahita afasha abo asanze, agakora imirimo inyuranye, agateka, agakubura, agasukura, kandi n'umusanze amererwa neza. Bagahera aho ngaho rero bati umukobwa ni nyampinga. Bavandimwe, Imana yahaye umugore agaciro karemano. Ni ukuvuga ko agaciro kawe nk'umukobwa ntabwo ugahabwa n'ibyo utunze, ntabwo ugahabwa n'amashuri wize, ntabwo ugahabwa n'aho uvuka hakomeye gusa. Agaciro kari muri wowe, kuko Imana ikurema yakuremanye icyubahiro. N'ikimenyimenyi, Imana imaze kurema umugore yarekeye aho. Umugore ni agasongero k'ibiremwa byose, hejuru ye nta kimana yashyizeho. Niyo mpamvu rero ufite agaciro uko byaba bimeze kose, waba uri mu bibazo, waba uri mugufi cyangwa uri muremure. Hari abantu batuka Imana, ugasanga umuntu ntiyishimiye uko ari, ugasanga umuntu arahora aganya, ugasanga umuntu arireba agahora arira. Muvandimwe, uri ubwiza bw'Imana. Sinzi ko mujya mubitekereza, ariko ngewe iyo mbitekereje numva binyuze, numva bintangaje, mpora ntangarira Imana buri gihe. Uko Imana yakuremye utandukanye na mugenzi wawe, uri ikinege mu maso y'Imana. Si umuco rero uguha agaciro gusa, n'Imana yakuremanye icyubahiro, iguhumekeramo umwuka wayo, ku buryo wowe uri uwo kubahwa uko ibihe bihora bisimburana. Ku isi no mu ijuru uri uwo kubahwa. Umukobwa rero akaba yifitemo imbaraga z'ubuzima. Biratangaje kubona ukuntu Imana kugira ngo igere kuri iyi si yaciye ku mukobwa. Yaciye ku mukobwa, yaciye ku mugore. Ubwo nimvuga umukobwa wumve ko inkomoko ni umugore, kuko Imana niwe yaremye mbere. Umugore imuha agaciro, ariko inamunyuramo kugira ngo igere ku isi. Nuko yanyuze kuri Bikira Mariya, nuko Yezu amaze kuzuka, umuntu wa mbere yabonekeye ni umugore. Buriya niyo mpamvu ubu ngubu muri iki gihe baravuga gender, uburinganire, ariko Imana yari yarabirangije burya mbere, kuko icyubahiro cyose Imana yakiremanye umuntu wa mbere, Adamu na Eva.
ni ukuvuga ko jenda Imana yarayumvaga neza, yamukuye mu rubavu rumwe kandi urubavu rumwe rungana n'urundi. Umugore yifitemo ubwo bwiza bw'Imana, izo mbaraga z'ubuzima. Niyo mpamvu buriya iyo uri umukobwa cyangwa umugore ukangiza ubuzima, uba ukoze icyaha gikomeye. Ubuzima ni impano Imana yatubikije kugira ngo tuzahore tuyibungabunga. Muvandimwe rero, ubuto bwawe ni impano y'Imana. Ni impano y'Imana kandi ikomeye cyane, kubera ko iyo mpano ntigira ikindi kiyisimbura. Ijambo ry'Imana rirabitubwira. Iyo usomye mu Mubwiriza umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, ijambo ry'Imana rigira riti ngo uzibuke Imana yawe mu gihe cy'ubuto bwawe. Ni ukuvuga ko ni cya gihe mu by'ukuri kidasanzwe, kubera ko gihungabanywa n'imiyaga myinshi, ariko n'igihe umuntu aba afite umutima witanga, ni cya gihe umuntu aba ataragira ibintu byinshi bimuhuza, ni cya gihe umuntu aba agifite umutima mweranda nk'uko abavukanyi bacu babivuga, ni cya gihe cy'ingabire z'Imana ziriho zitangwa. Izo mbaraga rero z'ubuto bwawe, mu by'ukuri navuga ngo ni ikirezi. Ubuto bwawe ni ikirezi. Mu Kinyarwanda baravuga ngo uwigize agateba yora ivu. Nta byago nko gutakaza ubuto bwawe, kuko iyo ubutakaje ntubutoragura, ntiwongera kubutoragura. Iyo ubutakaje ntiwongera kububona uko bwari bumeze. Niyo mpamvu igihe cy'ubuto bwawe ari igihe cyo kwitondera, kuko icyo uzabura uzaba ugitakaje kandi kukigarura bikazakugora. Rero nagira ngo nkusabe ntuzabeho wicuza ibyo witakarije ubwawe, kuko burya Umunyarwanda yavuze ngo amagara araseswa ntayorwa. Hari ibintu byiza umuntu aba afite yabipfusha ubusa ntibyongere kugaruka. Ubuto bwawe ni impano y'Imana, ni ikirezi. Niyo mpamvu ukwiye kubwishimira, ukwiye kubunezererwa, ariko ukwiye no kwitonda ukagenda wigengesereye. Iyo umuntu atwaye igisabo, mu Kinyarwanda atwara igisabo yigengesereye. Natashye ubukwe kenshi, noneho nkareba uburyo abantu bajyana ibintu byo gutwikurura. Kimwe mu bintu byankoze ku mutima ni uko igisabo gitwarwa n'umukobwa ukiri isugi. Ibyo bikagaragaza agaciro k'umwari w'umukobwa. Ubuto bwawe rero ni impano Imana yakuragije, ariko ni impano izanaguherekeza ikwinjiza mu muhamagaro uwo ari wo wose uzinjiramo, kuko iyo ukiri umukobwa uba ushobora kwinjira mu mihamagaro yose. Usibye n'imihamagaro ijyanye ibyo navuga iby'iyobokamana, kwiyegurira Imana cyangwa se gushaka. Ariko iyo ukiri n'umukobwa, ubuzima bwose buba buri imbere yawe, bwose bufite amahirwe angana. Waba muganga, waba umusirikare, waba umupolisi, waba umucuruzi, waba rwiyemezamirimo, waba umupilote, ibintu byose biracyari imbere yawe, kuko uracyafite ya mahirwe yose. Ubuto bwawe rero bufate neza kugira ngo ububyaze umusaruro kandi ube icyo waremewe. Ntabwo waremewe kwitwara uko ubonye, ntabwo waremewe kuba icyo ntazi, ntabwo waremewe kuba uko ubonye, uko ubyiyumvamo. Muri iki gihe hari imvugo zateye ngo uko niyumva, uko mbyiyumvamo niko ngomba kubikora. Ntabwo ari byo. Ubu se umunsi wiyumvise ushaka kwambara ubusa uzabwambara hanyuma tugushime?
umunsi wiyumvise ushaka gutukana uzatukana tugushime, umunsi wiyumvise ushaka gukora ingeso mbi uzazikora tugushime. Oya, hari uko ugomba kubaho, hari uko Imana igukeneye, hari uko abakubyaye bakwifuza, hari uko nawe ubwawe ugomba kugenda kugira ngo uhe ubuzima igisobanuro cy'uriwe. Hari igisobanuro ugomba gushyira ku mateka yawe. Icyo gisobanuro rero nicyo gituma abantu bakumenya nk'umukobwa w'i Rwanda, nk'umukobwa ufite imyitwarire itari yayindi ibonetse yose. Igisobanuro ubuzima bwawe nicyo kizatuma abantu bakubaha, kuko nawe wagaragaje nk'umuntu wiyubashye. Ikindi ni uko buriya Imana iturema yaturemeye kunezerwa. Umukobwa uwo ari we wese Imana yamuremeye kunezerwa, ariko uwo munezero ni wowe ugomba kuwugiramo uruhare. Ntabwo umunezero ababyeyi bawe aribo bazawuguha gusa ngo uvuge ngo birahagije. Ntabwo umunezero abakurera, abarezi, abarimu, inshuti, ababyeyi bandi bo muri famiye nini ngari aribo bazaguha uwo munezero. Hari ibyo bazaguha byagufasha kuwugeraho, ariko si bo bazawuguha. Umunezero ni wowe uwufite, ni wowe ufite urufunguzo. Kuko hari igihe abantu baduhatira umunezero tutawushaka, hari igihe abantu batwifuriza umunezero tutawushaka. Hari ababyeyi bashaka kugushyira mu ishuri ariko ntiwige, ababyeyi bashaka kukurera ariko wowe ukigerekeraho ibindi. Ababyeyi bashobora kugutoza ingeso nziza, imico myiza, ariko ukayanga. Muvandimwe, kubaho unezerewe, kandi kunezerwa tubitandukanye no gutunga ibintu, tubitandukanye no kuba ndi mwiza cyane, ubwiza bw'umubiri, mbitandukanye no kuba mba ahantu heza cyane, kuko ibyo byose ushobora kuba ubifite ariko utanezerewe. Njya nkunda n'abakobwa n'abasore bavutse mu babyeyi beza, biga mu mashuri meza y'igiciro, amashuri ahenze cyane, ariko batanezerewe. Hari n'ababa batekereza kwiyahura. Kumva umwana w'umukobwa w'imyaka 18, 20, umusore ufite ababyeyi beza ufite imyaka 20 aratekereza kwiyahura. Kubera iki? Kuko ibituma unezererwa ntabwo ari ibintu bagutsindagira. Oya, ni bwa buzima Imana yakuremeye wakira. Igihe utabwakira ushobora kubaho ufite ibyo bintu byose ariko ntunezerwe. Menya rero mbere na mbere ko waremeye kunezererwa, kandi ntugire umuntu n'umwe wemerera mu buzima bwawe wakubuza uwo munezero. Kuko Imana yakuremye, yakuzanye kuri iyi si, ntabwo waje gutembera, ntabwo waje kuba igikoresho cy'undi muntu uwo ari we wese. Uri impano y'Imana. Niyo mpamvu ibiremwa byose muhura nabyo bikwiye kukubaha, ariko nta wakubaha nawe utiyubashye. Njya mbwira abantu ko hari igihe dusaba amahoro abandi tutayihaye, tugasaba ibyishimo abandi twe tutabyihaye, tugasaba abandi ngo batwubahe twebwe tutiyubashye, tugasaba abandi ibyiza twebwe tutabyikoreye. Uyu munsi rero wicare witekerezeho, wibaze ngo ese ni gute niha umunezero? Ese ibyo niha nibyo bikwiye kuba umunezero? Uzasanga urubyiruko rwinshi rwiha umunezero, wenda ariha umunezero arabyina, ariha umunezero arasohoka, ariha umunezero agira boyfriend cyangwa girlfriend, ariha umunezero aranywa ibiyobyabwenge. Ibyo byose nibyo biduha umunezero. Rero buriya kugira ngo umenye umunezero w'ukuri, subira mu ibanga ry'uko Imana yakuremye. N'iki Imana yakwifurizaga? Ni uwuhe murongo Imana yaguhaye? Kuko ntushobora kubona umunezero
witandukanya n'utanga umunezero. Muri iki gihe dufite ibibazo, urubyiruko rwinshi, abakobwa n'abahungu banga gusenga. Muranga gusenga, mwarangiza mugashaka kubaho mwishimye. Muranga gusenga, murirukana Imana mu buzima bwanyu, mwarangiza mugashaka kubaho mufite amahoro, kandi mwirukanye uyatanga. Ntibishoboka. Ntushobora kugira umunezero wirukana Imana mu mateka yawe no mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero ngira ngo turebere hamwe izi nzitizi zitubuza ubuzima, kugira ngo nimura n'ibindusha imbaraga nzamenye uko byitwaramo. Kuko ibikurusha imbaraga byo uzahora uhura nabyo, ariko se ubundi hari ibiturusha imbaraga. Ubundi umuntu w'Imana uyoborwa n'Imana nta n'ikimurusha imbaraga. Burya bikurusha imbaraga kuko wirwaniriye, bikurusha imbaraga kuko ushaka kwiyobora, bikurusha imbaraga kuko udafite Roho Mutagatifu, Umwuka w'Imana. Naho ubundi uri kumwe n'Imana nta n'icyamurusha imbaraga, kuko aho uzanyura hose ufite Imana izakwereka uko uzahanyura. Ariko ahubwo njye nabyita inzitizi, kuko ibibazo byo sinakubwira ko utazigera uhura nabyo. Uzahura nabyo, ibibazo ni byinshi kuri iyi si, ubu uracyari na mutoya nta n'ibyo urahura nabyo, ariko hari igihe uzahura nabyo, cyangwa no ku rugero rwawe hari ibibazo uhura nabyo. Ibyo ari byo byose njye nabyise inzitizi wahura nazo mu rugendo rwawe, hanyuma noneho nze no kukwereka mu magambo make uko watsinda izo nzitizi. Inzitizi ya mbere ni ukubura Imana, ubuzima butarimo Imana. Ni ukuri njye nagize amahirwe yo kumenya Imana nkiri muto. Niba hari ikintu cyanezereje mu buzima bwanjye, ni ukubaho naramenye Imana nkiri mutoya, kuko byandinze byinshi. Najyaga ngendana n'inshuti zanjye zitazi Imana, abakobwa bagenzi banjye batazi Imana, tuvanye kwiga muri Apakope, niho natangiriye segonderi. Tukagenda abakobwa babeshya amazina yabo, ariko nkababwira, niba umuhungu akubajije izina ryawe ukaba utamukunda, mubwira uko witwa, ariko ushyira akadomo ku bibazo akubaza. Birashoboka. Kuki wakwirirwa ubeshya izina ryawe? Ariko abakobwa batazi Imana babaho baremerewe, niyo mpamvu bagenda babeshya. Ugasanga umukobwa atendetse abahungu 3, 4 kuko yananiwe kubabwiza ukuri. Ariko iyo ukunda Imana, ufite Imana mu buzima bwawe, uvugisha ukuri. Niba umuntu akubwira ati ndagukunda, utamukunda, mubwiza uti njye singukunda, cyangwa nta gahunda mfite, kurusha uko wagenda buri gihe umugeretse ku wundi ukabura amahoro kubera ko utari mu kuri. Ubuzima rero butarimo Imana buragorana. Nagira ngo mbasabe mushyire Imana mu buzima bwanyu, kuko iyo ufite Imana utinya icyaha. Ubu ngubu muri iki gihe barabashishikaza kuvuga ngo nihabaho ko mutwara n'inda, mutwara inda zifujwe. Izitifujwe murebe uburyo mubigenza. Ariko njye nababwira ngo mwari w'i Rwanda, tinya icyaha, tinya ubusambanyi, tinya guhemuka, tinya ibyakwica umubiri wawe bikica n'umutima wawe. Tinya kubura Imana. Buriya rero ikibazo sosiyete ifite, ikibazo n'umukobwa w'uyu munsi afite, ni uko ashaka kubaho nta Mana afite. Kandi nubaho nta Mana ufite, nta n'icyo uzatinya muri iyi si, nta n'icyaha uzatinya, kandi uzabaho, uzabyuka ubeho uko ubyumva, uzabyuka ugenda aho ushaka, ariko aho umutima wose ukujyana siko ari heza. Aho irari ryawe ryose rikujyana siko ari heza. Iyo ni inzitizi rero ya mbere, kubura Imana, kubaho ubuzima udafite Imana, ugasenga kubera kwigana abandi, ukajya mu rusengero ugatega amaboko
kubera ko abandi barimo babikora, ariko mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe nta Mana irimo. Icyo gihe rero ni ukuvuga ko uzabaho uyoborwe n'imbamutima n'amarangamutima, uyoborwe n'irari ryawe, hanyuma utangire ushake amahoro kandi uyashakira aho atari. Ibyo rero tubanze tubimenye ko ubuzima butarimo Imana ni inzitizi ikomeye, kandi ituma duhura n'ibibazo tukananirwa n'uko tubyivanamo. Ibibazo rero duhura nabyo nk'urubyiruko rw'abakobwa, hari ubukene. Ubu ngubu abakobwa benshi bafite ibibazo baterwa n'ubukene. Ubukene bugatuma utiyakira, bugatuma ushaka kubaho ku buryo busumbye uko wagombye kubaho, ukaba wanahacumurira. Ukifuza kurongorwa na sugar daddy, ukamuha ubuzima bwawe, umusore wese uguhamagaye ukaba witeguye kumuha ibyo agusaba byose kuko afite icyo yaguha ubuze. Nagira ngo nkubwire ko nubwo watunga ibintu bingana gute, umutima wawe udafite ibyo byishimo ntacyo byakugezaho. Gukena si icyaha, ariko gushaka ibintu mu buryo bubi ni icyaha, kandi kuguma mu bukene ni icyaha. Hari ubundi buryo umuntu yakora kugira ngo ave mu bukene adacumuye. Ushobora gukora, ugakoresha amaboko yawe, ushobora gutekereza, ushobora no kwakira uburyo ubayeho uyu munsi, ariko wizera ko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzaba bwiza kurushaho. Ntugacuruze rero ubuzima bwawe ngo utegereje kuva mu bukene. Umubiri wawe ubu uracyari muto, uri mwiza, uraseka, urishimye, ariko hari igihe abantu bagukunda atari ugukunda ubuzima bwawe bwose, ahubwo ari uko bakunze umubiri wawe. Nahuye n'abasore n'inkumi baguye mu byaha by'ubusambanyi. Iyo umuhungu amaze gusambana n'umukobwa, kenshi ahita amubwira tunyibagirwe. Kubera iki? Ntabwo yakunze umuntu wese cyangwa umuntu mu buzima bwe bwose, muri dimensiyo ze zose, ahubwo yakunze umubiri we. Yakuruwe n'amaso ye, yakuruwe n'amaguru ye, yakuruwe n'ikimero cye, ariko ntabwo yakunze umuntu na roho ye n'umubiri we. Reka da! Iyo rero bene uwo muntu yagukunze, agakunda umubiri wawe, kuko ku musore ibyo kumukurura ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. Iyo uciye ku musore nubwo yaba atakuzi, ashobora guhita yifuza kuryamana nawe. Hanyuma nawe rero ugahita utwarwa, ukagira ngo uwo muntu yagukunze, ukagira ngo uwo muntu ni marayika, ugahita umwirekurira, kandi wamwirekurira ukamwiha, hanyuma ejo ukazasigara wicuza. Umubiri wawe wubahe, ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Umubiri wawe Imana izakubaza uko wawukoresheje. Umubiri wawe ntabwo ari igikinisho. Ntabwo rero ukwiye kumva ngo umuntu wese arabwiye ngo ndagukunda ndagukunda, ngo urare udasinziriye, ngo umuntu yambwiye ngo arankunda, ngo ubu nzabigenza ne. Menya kugenga umubiri wawe, menya kugenga ibyiyumviro byawe, menya ko ukubwiye wese ngo aragukunda ugomba kubanza kubitekerezaho. Kandi hari n'imyaka umuntu yakubwira ngo aragukunda, ariko mu by'ukuri atari imyaka yo gukora proje y'ubuzima. Iyi ni inzitizi, ni inshuti mbi. Kimwe mu bintu birangaza urubyiruko n'abakobwa ku buryo budasanzwe ni inshuti mbi, inshuti z'ibigare. Hari igihe ababyeyi bagirana amakimbirane n'abana babo. Kubera iki? Kuko bababuza inshuti runaka.
ugasanga umukobwa w'imyaka 18 aragendana n'umugabo w'imyaka 40. Ese uwo muntu muvugana iki? Ugasanga umukobwa aragendana n'umuhungu w'umusinzi urara mu kabari. Ugasanga urasimbuka igipangu cy'iwanyu urara mu kabyiniro. Wenda ubu ngubu covid yarabizanye, mwabuze uko mujya mu tubyiniro. Ariko se iyo uraranye n'umugabo mu kabyiniro, umugabo ufite umugore, yewe nubwo yaba ari umugabo umusore, mukararana rimwe kabiri gatatu, utekereza ko ibyo bintu byarangirira hehe? Hari abakubwira baterega maseri rwose nta mutima mubi tuba dufite. Ndabizi ko nta mutima mubi muba mufite, ariko hariho ahantu ushobora kuba uri ku buryo Sekibi yahagufatira ku buryo bworoshye. Ni ukuvuga rero ni wowe ugomba kumenya aho ujya, ukamenya inshuti mugendana, kugira ngo umenye uburyo wirinda icyakugirira nabi cyose. Nutamenya kwirinda rero, ibizagusakumira mu nzira uzabyitege. Hari inzitizi y'umuryango, ushobora no kugira umuryango mubi, ababyeyi babi babana nabi, ushobora kugira ababyeyi batamenya inshingano, bataguha uburere bukwiriye. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byatuma uba mubi ngo kuko wavutse ahantu utabonye byose. Menya ko nawe ufite ubwenge, ntabwo uri umusazi. Menya ko nawe ufite umutimanama. Menya ko nawe ufite ubwigenge bwo guhitamo. Kubaho ni uguhitamo. Mukobwa w'i Rwanda, hitamo. Hitamo uko ukwiye kubaho, hitamo umurongo ukwiye kugenderaho. Menya ko ubuzima bwawe ari ubwawe kandi ari wowe ugomba kubuha icyerekezo. Burya abagufasha bazahera ku byo wihaye. Menya rero kwifasha kandi wiha ibyiza, kubera yuko nubwo wagira umuryango mubi, ufite ibibazo, ufite ingorane, ntabwo ari igisobanuro cy'uko ukwiye nawe kuba mubi, cyangwa ngo ubeho uko ubyumva, ubeho nabi, nawe utangire wishyure mu ngeso mbi ngo aha ufite umuryango mubi. Indi nzitizi ni ibikomere. Hari ibikomere duhura nabyo mu buzima bwacu. Ibikomere byo ni byinshi, ntabwo ari umwanya wo kubyinjiramo, ariko hari ibikomere bishobora gutuma witwara nabi. Wenda wabaye imfubyi uri muto, bigutera kwigunga, bigutera umutima mubi. Wenda nyine iwanyu murakennye, wenda ntiwize aho wifuzaga, wenda ntiwabonye amahirwe aya n'aya, bikaba byatuma ubaho nk'uko utagombye kubaho. Rero ibi bikomere by'ubuzima duhura nabyo, tugomba gushaka uburyo tubikira, hanyuma ntibitubere inzitizi ngo tubeho ubuzima tutifuza. Ibikomere duterwa n'ubusambanyi, ibyaha binyuranye. Ugasanga umuntu abyaye afite imyaka 15, 14, hari n'abasigaye babyara bakica abana. Ibyo byose ni ibikomere umwana w'umukobwa ashobora guhura nabyo. Nagira ngo mbabwire ko umwana w'umukobwa ahura n'ibibazo bikomeye bihita byigaragaza kurusha ibyo abahungu bahura nabyo. Urugero, niba uguye mu cyaha cy'ubusambanyi, wowe ushobora gutwita, umuhungu agakomeza akagenda mu nzira yemye, nta ngaruka byagaragaye mu buzima bwe, nta ngaruka zagaragaye. Ariko wowe mwana w'umukobwa, niba waguye mu busambanyi ukagira ibyago ugasama, ejo bazavuga baturiye ikiraro, mu gihe uwo mwaryamanye we akitwa umwana mwiza. Urumva rero ni wowe ugomba kumenya ibyagutera ibibazo, ukanabyirinda,
kurusha ibyo bakubwira abandi. Niba ukuyemo inda bishobora kukugiraho ingaruka mu gihe wa muhungu we yigaramiye, kandi wenda ari we wakubwiye ati yikuremo. Ushobora kugira ibibazo by'ubuzima, ukarwaragurika, ushobora kwandura za ndwara ziboneka mu mibonano mpuzabitsina, ushobora kugira ibibazo byinshi. Niyo mpamvu ugomba no kwirinda kurusha abo basore. Ibyo bikomere byose rero abana b'abakobwa bahura nabyo mu nzira. Niyo mpamvu kwirinda nibyo byiza, gukumira nibyo byiza kurusha uko wazatangira guhangana n'ibibazo witeye kandi washoboraga kwirinda hakiri kare. Hari ibigeragezo rero byinshi, hari indwara umwana w'umukobwa nawe ashobora kurwara indwara atikururiye. Ashobora ubu ngubu urubyiruko harakubwira ati narategereje ko hari unkunda ndamubura, kubera ko nategereje nkamubura ngiye kwishakashakira cyangwa ngiye kwibyarira. Cyangwa hari n'abakobwa basigaye biteza inda ngo abahungu bakunde babakunde. Ugasanga umukobwa yakunze umuhungu runaka, ariko yareba agasanga uwo muhungu ntabwo yamurongora. Akavuga ati uriya muhungu wenda afite abandi bakobwa benshi, uriya muhungu wenda ntiyankunda kuko ntidufite level zimwe, ariko ndamukunda. Kugira ngo rero mugushe mu mutego, reka nkore uko nshoboye antere inda. Mw'abakobwa mwe, bana b'Imana, bana b'u Rwanda, buriya niyo wabana n'umuntu kuko wakoze uko ushoboye akagutera inda, ntabwo uwo muntu mpamya ko muzabana mu rukundo, kubera ko urumva motivation zawe wari ufite ntabwo arizo, ntabwo ari urukundo. Wenda wakunze amafaranga afite, wenda koko uranamukunda, ariko we ntagukunda. Niyo mpamvu rero ibyo bibazo byose tugenda duhura nabyo, ngiye mpura nabyo. Umuhungu akambwira ati jyewe uriya mukobwa nubwo namuteye inda sinshaka kumurongora, kubera ko sinigeze mukunda, yaje kunyishinzaho, ntabwo mukunda. Buriya rero tugomba kubaho dushishoza kugira ngo tutikururira ibibazo twashoboraga kwirinda. Urumva mu by'ukuri ugiye kubyara umwana utazagira se, ugiye kubyara umwana utazakundwa bihagije, ugiye kwitesha amahirwe, wenda wigaga, wenda wari ufite umwanya muri sosiyete, ugiye gutangira gukururana n'ibibazo ufite imyaka 18, uzagereza hehe? Rero nagira ngo mbabwiye ngo burya hari ibibazo twikururira, twarangira tukanabigereka ku Mana ngo ni imisaraba kandi atariyo. Oya, bigeze kumbwira umukobwa watwaye inda, yigaga muri segonderi. Ni mu gihe mu Rwanda bari bakivuga igifaransa cyinshi. Ishuri rye rero ryayoborwaga n'umubikira w'umuzungu. Umukobwa rero atwara inda. Uwo mwana yari umwana mwiza, yigaga neza, ku buryo umubikira wamuyoboraga byaramubabaje cyane. Aramuhamagara mu biro bye, aramubwira ati ma fille, es-tu enceinte, oui ou non? Ubwo yaramubwiye ati mwana wanjye mbwira, uratwite? Mbwira yego cyangwa oya, nibyo cyangwa sibyo. Hanyuma rero umwana w'umukobwa abwira masere ati oui ma sœur, ati un peu, ati ndatwite. Umuntu yacishije mu Kinyarwanda nawe yamubwira ngo ndatwite gahoro. Ariko rero ntabwo utwita gahoro bibaho. Niyo mpamvu ugomba kumenya ubwenge, mwari w'i Rwanda, ukamenya ko hari ibintu iyo ukoze ingaruka byanze bikunze ugomba kwitegura kuzirengera.
irengere rero ibikorwa byawe uyu munsi urimo gukora, kuko bizakugiraho ingaruka, kandi izo ngaruka ugomba kuba witeguye kubana nazo. Ndakwifuriza rero ubuzima bwiza, kandi ubuzima bwiza buragora, rimwe na rimwe bukadusaba no kubabara, no kuvunika, no kwigomwa, kugira ngo tuzabeho igihe kinini dufite ubuzima bwiza. Inzitizi rero ni nyinshi, buri wese agira ize, buri wese amenya ize, ariko icy'ingenzi ni uko umenya uko ukwiye kuzitwaramo. Reka ngusangize bimwe mu byagufasha kwitwara muri izo nzitizi. Bimwe mu byagufasha, kuko ntabwo byose twabirangiza, ariko wenda hari bimwe mu byadufasha. Nk'uko nababwiye ko ubuzima butarimo Imana buhura n'inzitizi zikomeye, kuko burya navuga ko nihereyeho njyewe, iyo ntamenya Imana nkiri muto, numva nari kugira ibibazo byinshi bikomeye, ariko kuko namenye Imana, hari ukuntu byamaye kwitwara, bituma imitego ya sekibi nyisimbuka. Icyo nakwifuriza rero mu gukemura ibibazo uhura nabyo ni ukumenya Imana, ni ukwimika Imana. Iyo dusomye muri mwene Siraki umutwe wa mbere, umurongo wa 11 kugeza ku 14, haravuga ngo gutinya Uhoraho bitanga ikuzo n'ishema, bitera kwishima, bikanambika ikamba ry'umunezero. Gutinya Uhoraho binezeza umutima, bitanga ibyishimo n'umunezero, ndetse no kuramba. Utinya Uhoraho byose bizamuhira, umunsi we wo gupfa nugera azahabwa umugisha. Gutinya Uhoraho niyo ntangiriro y'ubuhanga, kandi indahemuka ziremanwa nabwo mu nda ya ba nyina. Uremwa uri mwiza muvandimwe, uremwa uri mwiza. Burya kuba mubi cyangwa kuba mwiza umuntu abihitamo. Ndakwifuriza rero guhitamo kuba mwiza. Ikindi ni ukwiyubaha, ukiyakira, kandi ntihagire ikintu na kimwe wemerera cyahungabanya ubwiza bwawe. Uri uwo kubahwa, ibyo ni Imana yabivuze. Uri uwo kubahwa, uri uw'agaciro, ariko nanone ugomba kubigiramo uruhare. Kwihangana, ibyo ntafite uyu munsi hari umunsi nzabigeraho. Iyi si itubwira ko gutegereza bitagishoboka. Iyo rero umwana w'umukobwa yumva ashaka kubona byose icyarimwe, akitwara nk'ufite ubushobozi bwose icyarimwe, ntiyihanganire gutegereza ibisubizo bitaraza mu buzima bwe, niho atangira gushaka inzira za shortcut, agatangira kwishakira ibisubizo bidahwitse, ariko bimujyana mu rupfu. Muvandimwe, menya ko ubuzima hari ibyo butaduha ako kanya, ariko kuba ntafite uyu munsi iki n'iki sibyo bivuga ko ntazagitunga. Kuba ntashobora kwirihira amafaranga ya salo ntabwo bivuga ko ntazigera nyigeramo. Kuba ndi umushomeri uyu munsi ntabwo bivuga ko ntazigera mbona akazi. Kuba ntafite inshuti uyu munsi ntabwo bivuga ko ntazigera nyitunga. Iga gutegereza wihanganye kandi wiyubaha, kubera yuko ibyo Sekibi aguha, abiguhaye mu nzira mbi, nta mahoro bizaguha. Kubaho ni ukwihangana. Kubaka ubuzima bwawe uyu munsi, ukubakira ku ndangagaciro na kirazira. Hari uko sosiyete ikwifuza, ariko hari uko Imana ikwifuza,
hari uko umutimanama wawe ukwifuza, hari uko ijambo ry'Imana rikwifuza, hari uko ababyeyi bawe bakwifuza, hari uko igihugu kikwifuza. Ndagusaba rero ngo uyu munsi umenye ko ibyo ukora ejo bizaguherekeza. Baho neza uyu munsi, n'ejo uzahageza. Naho uyu munsi nutangira kwitwara nabi, ejo ntabwo uzahageza, ndakurahiye. Ntabwo wambwira ko uzatangira kubaho mu busambanyi cyangwa mu biyobyabwenge uyu munsi ufite imyaka 12, 13, 18 ngo mbwire ko uzagira icyerekezo cyiza. Ntabwo bishoboka. Ubaho ubuzima bwawe, umenye ko ari impano y'Imana, kandi umenye yuko ugomba kugira uruhare rugaragara mu buzima bwawe, kuko ntabwo twebwe twabasha kugukunda wowe utikunda. Ikindi natangaho ingamba ni ukugisha inama, kandi ukamenya n'uwo uyigisha. Urubyiruko rwinshi rwicwa n'ibigari. Abakobwa benshi bajyanwa mu buraya n'abandi. Uzasanga umuntu akubwira ngo ino nkujyana aha, nta kubaho muri sosiyete udafite inshuti. Mbese ugasanga abantu barakubwira uburyo ukwiye kwitwara, ariko wowe ntiwicare ngo wibaze se ninyura hariya biragenda biti. Gisha inama rero, ariko umenye n'uwo uyigisha, kuko akenshi uzasanga abantu b'urubyiruko bajya kugisha inama abo bangana, akaba ari we yizera kuruta abandi. Waba ufite ikibazo iki n'iki ukajya kugisha inama n'ubundi ugifite, ubwo se urumva yakumarira iki? Kugisha inama ni uguhitamo umujyanama mwiza kandi ufite n'uburambe mu kintu runaka, ufite icyo azakumarira, atari wa wundi uzakugusha mu mwobo. Muvandimwe rero, hitamo inshuti nziza, hitamo umuntu muzima, kandi ujye ubwirwa wumve. Hanyuma kandi ufatanye n'abandi. Urungano rwawe ni byiza cyane kuba mu rungano rwawe, ariko ujye unamenya guhitamo urungano rwiza, abo muhuje indoto nziza, abo muhuje indangagaciro. Hitamo amagurupe meza asenga, akunda Imana. Hitamo abafite intumbero nziza kugira ngo mufatanye kandi mwubake ibyiza. Hanyuma wimenye, umenye aho ugira intege nke, ushishoze, kandi umenye gufata ibyemezo by'ubuzima. Burya ibyemezo by'ubuzima biravuna, ariko umenye ko utabasha guhitamo ntabwo wabasha kuyobora ubuzima bwawe. Ndakwifuriza rero kugira icyerekezo, hanyuma ugakenera inkunga z'abandi, ariko nawe hari icyo wikoreye. Ndakwifuriza kubaho neza. Kuba muto ni byiza, ariko kuba muto ufite icyerekezo ni byiza kurushaho. Ntibihagije kubaho, icy'ingenzi ni ukubaho kandi unezerewe. Rero umwana w'umukobwa isi iramwifuza. Noneho iyo ari umukobwa ufite icyerekezo, isi imwifuza kurushaho. Izakwifuza, yenda izakwifuriza ibintu byinshi. Hari abakwifuza ngo bakwangize, hari abakwifuza kuko babona hari icyo wabungura, hari abakwifuza ngo baguteshe igihe. Ni wowe rero ugomba kumenya uwo usanga, no mu gihe umusanga, no mu buryo umusanga. Imana ikuyobore, kandi ni ukuri iyo umuntu yiyubashye n'abandi baramwubaha. Ndakwifuriza rero ayo mahirwe kuko urayafite, ahubwo igisigaye ni ukuyabyaza umusaruro. Ubeho, ntabwo uzigera ubura ibibazo muri iyi si cyangwa muri sosiyete, ariko umenye uko ubyitwaramo. Umenye
kugira ubwenge. Nugira ubwenge uzinyuza ahantu hose. Imana soko y'ibyiza byose ikujya imbere. Reka ndangize ngusengera kugira ngo Nyagasani akube hafi. Nyagasani Yezu, wabaye muto ariko ngo wakuraga mu bwenge, mu gikundiro no mu bushishozi. Uhe abakobwa bakiri batoya umutima ugira ubwenge bwo gushishoza. Ubahe roho wawe kugira ngo iyi si itabatwara bakayoborwa n'amarangamutima gusa, ahubwo bagutinye, bakubahe kandi bamenye kugenda mu rumuri. Ubaherekeze mu ngorane banyuramo kandi babe koko abakobwa bafite icyerekezo, babe abakobwa bahesha Imana ikuzo kandi bubahisha n'igihugu cyabo. Mbasabiye umugisha, mbasabiye ibyiza byose kugira ngo ubane nabo, ubakomeze, ubayobore, maze koko bazabe urumuri rw'abandi. Bisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ndifuriza umukobwa wese ubuzima bwiza, kuko burya umukobwa agize ubuzima bwiza bivuze ko tuzagira abagore beza, bivuze ko tuzagira sosiyete nziza. Imana ikumpere ibyiza byose urakabaho.